tugushimiye kuba uri kutwumva. Aka ni ka kanya twahariye menya n'uyu usobanukirwe n'uwo ari we, aho tukugeza hamwe mu mateka y'ibyamamare tuba twaguhitiyemo cyangwa mwadusabye. Ubusabe bwawe bucisha kuri email y'ikiganiro menya n'uyu byanditse mu ijambo rimwe @gmail.com. Muri menya n'uyu tukugezaho amateka n'imibereho y'ibyamamare, haba muri muzike, muri sinema, muri politike cyangwa se mu bukungu. Uyu munsi page yacu ya menya n'uyu ifungukiye i Londres mu murwa mukuru w'Ubwongereza, aho tugiye kugaruka kuri sekuruza w'abasikauti Baden Powell. Ngenditunga Peter, mushimiye kuba uri kutwumva. Tariki 22 Gashyantare buri mwaka ni umunsi w'abasikauti ku isi hose, aho bizihiza itariki y'amavuko ya Lieutenant General Baden Powell, bafata nka sekuruza wabo umaze imyaka isaga 109 atabarutse. Baden Powell, inshuti y'abana n'urubyiruko ndetse n'ababyeyi, kenshi mu biganiro bye yagiye agaruka mu gushimira ababyeyi kohereza abana kwiga inyigisho za giscouti. Now I'll say a word to you who are parents. We try to make these boys and girls into what we ndumva nishimye cyane mbikesha mwebwe babyeyi mwahisemo kohereza abana b'abahungu n'abakobwa banyu ngo batwiyungeho mu muryango wa giscouti. Mwakoze amahitamo meza yo kubohereza kugira ngo baze gufasha abandi ba scout guteza imbere isi. Ni ibikorwa by'agaciro bitangiye bizabafasha kugera ku ntsinzi y'ubuzima. So that they may succeed in life. Lieutenant General Baden Powell yavutse ku itariki 22 Gashyantare mu mwaka wa 1857. Avukira ahitwa Paddington mu mujyi wa Londres mu Bwongereza. Yabaye umusirikare mu ngabo z'icyo gihugu kuva mu mwaka wa 1876 kugeza mu mwaka wa 1910, aho yakunze gukorera ubutumwa bwe bwa gisirikare mu Buhinde no muri Afurika. Baden Powell, amazina ye yose ni Robert Stephen Son Smith Powell. Akiri umusore muto kimwe nk'abandi bajeni, yagiye yiyita amazina menshi atandukanye nka Robert Baden Powell, First Baron Baden Powell, BP, Lord Baden Powell mu magambo arambuye. Amashuri makuru Baden Powell yayize ahitwa Rose Hills School, aho yiganaga n'umuvandimwe we Augustus wari inshuti ye magara. Lieutenant General Baden Powell ufatwa nka sekuruza w'abasikauti. Kuba umusikauti ntago ari ibintu yihinzemo, kuko byatangiye nawe atabizi ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye. Aho yagendaga yandika udukino dutandukanye ndetse akatwigisha na bagenzi be. Utwo dukino ni twuzasangana n'ubu ababarizwa mu muryango w'abasikauti na n'ubu bifashisha umunsi ku wundi. Ibi kimwe n'ibindi uyu musore wasabanaga n'abandi nibyo byatumye abana biganaga nawe bamukunda urutarurumamo kubera utwo dukino yabigishaga tukabanezeza. Baden Powell, umwanditsi akaba n'umunononsozi w'igitabo gifatwa nka Bibiliya y'abasikauti, kirimo amahame, inshingano ndetse n'imirongo ngenderwaho ziranga umusikauti nyawe. Baden Powell ku ikubitiro atangiza umuryango w'abasikauti wari ugizwe n'abana b'abahungu gusa. Nyuma yaho mu rwego rwo kudaheza abashiki babo, yabashingiye umuryango w'abagide yifashishije mushiki we witwaga Ange Baden Powell. Baden Powell yinjiye mu gisirikare nyuma yo gusoza amashuri ye mu ishuri rya Cat House mu gihugu cya Syria. Yabaye mu gisirikare kuva mu mwaka wa 1876 kugeza mu mwaka wa 1910, aho yakundaga kuba ari mu Buhinde ndetse no mu duce tumwe twa Afurika. Baden Powell mu mwaka wa 1899 mu gihe cy'intambara ya kabiri y'ababowa muri Afurika y'Epfo, Second Boers War, Baden Powell ni umwe mu bagize uruhare rukomeye mu kurinda umujyi mu gihe cya Siege of Famaking. No! Is it one? Yes! Wonderful! All right. Tugarutse ku bijyanye n'imyandikire, Baden Powell uretse kandi kuba yaranditse Bibiliya ya giscouti, yanditse n'ibindi bitabo byinshi bitandukanye, aho yagiye yandika avuga ku byerekeranye n'igisirikare. Aha twavuga nk'igitabo yise Reconnaissance and Scouting, yanditse ubwo yari ari mu Buhinde. A benção que eu vou partir, eu vou ter que dizer adeus.
Baden Powell uretse kwandika ibitabo kandi yari n'umucuranzi kabuhariwe wa gitari waje no guhabwa igihembo cya Yamaha ubwo yizihizaga isabukuru y'imyaka 80. Nyakwigendera Baden Powell ubwo yivugiraga ko gitari ari igice cy'ubuzima bwe. isi ikeneye abantu b'ibihangange. Baden Powell yari igihangange mu gucuranga gitari. Ibi ndabishingira ko ubwo Yamaha yizihizaga isabukuru y'imyaka 80, Baden Powell yahawe igihembo nk'umucuranzi wa muzika w'ibihe byose mu kuzana umwihariko mu gucuranga gitari. Mu mwaka wa 1907 nibwo Baden Powell asa nkaho yafashe icyemezo cyo gutangiza umuryango w'abasikauti. Awutangiriza ahitwa Brown Sin Island Scout Camp. Ubu hafite amateka yo kuba ariyo ntangiriro y'abasikauti. Hakurikijwe bimwe mu bitabo byanditswe na nyakwigendera Baden Powell, bivuga neza ko mu muryango yatangije nka Scouting for Boys. Ni igitabo cyagaragajwe mu mwaka wa 1908 n'uwitwa Sir Arthur Pearson. Shout hooray! Hooray! If you're happy and Byeruye mu mwaka wa 1910 nibwo Baden Powell iby'igisirikare yabishyize ku ruhande yitangira umuryango wa gisikauti, ashinga icyo yise The Boy Scout Association mu rwego rwo kwifatanya n'urubyiruko. Nimenyano ikomeje gukurikira Ngenditunga Peter. Uyu muryango w'abasikauti wakwiriye isi yose wageze mu Rwanda mu mwaka wa 1968 uturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Utangirira mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. All that energy deserves a big cheer. Let's all shout, is it for? Bimwe mu bidasanzwe utaruzi kuri uyu muryango w'abasikauti, abantu basaga miliyoni 500 ku isi bigeze kuba abasikauti mu buzima bwabo. Barimo ibihangange nka John F. Kennedy, Gerald Ford, Ronald Wilson Reagan, George W. Bush na Bill Clinton. Aba bose bakaba barayoboye igihugu cy'igihanganye ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it. Ndimo nsa n'usatira umusozo, Baden Powell ntiyabayeho gipadiri kuko mu mwaka wa 1912 yashakanye na Olava Claire Saumes. Babyarana abana babiri b'abakobwa, Betty Baden Powell na Hetty Baden Powell. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you No mu busaza Baden Powell ntiyigeze ajya kure y'abasikauti kugeza ku ntege nke z'ubusaza mu mwaka wa 1937. Baden Powell watabarutse ku itariki 8 Mutarama mu mwaka wa 1941 yapfuye afite imyaka igera kuri 83. Aguye Nyeri muri Kenya aranahashyinguwe. Kuri ubu imva ye yagizwe hamwe mu hantu hakomeye hashobora gusurwa na ba mukerarugendo mu gihugu cya Kenya. Amwe mu magambo Baden Powell yasize nk'umugani cyangwa se nk'amahame n'imirongo ngenderwaho ku basikauti n'inshuti zabo yagize ati: know it, shout hooray! Umusikauti ahora iteka yiteguye, nta kintu na kimwe gishobora kumubaho kimutunguye, ndetse aba azi icyo ari bukore haramutse habaye ikintu kitari cyitezwe. Burya mu buzima ikintu cya mbere cy'agaciro ni ukugeza bagenzi bawe ku byishimo cyangwa gushimisha bagenzi bawe. Ntabwo tujya dutsindwa cyangwa ngo tunanirwe iyo dukoze ibyo dushinzwe neza, ahubwo dutsindwa iyo twirengagije gukora ibyo dushinzwe. Umuyobozi nyawe w'umusikuti yigisha gukina umukino ariko nawe akawukora. Iyo wigisha umusikuti uramutoza, ntabwo umutegeka. Dusiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze. Is it 4? No! Is it 3? Ni nansoreje make mu mateka ya nyakwigendera sekuruza w'abasikauti Baden Powell. Ngenditunga Peter, komeza ukurikira ikiganiro. Wonderful! All right.